Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, twishimiye kongera kubana namwe muri wa mwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana, umwanya dusengana n'imiryango yacu home worship, bigatuma turushaho kugirana ubusabane n'Imana n'imiryango yacu, bigatuma dukura mu buryo bw'umwuka, kandi bigatuma tubasha no guhashya umwanzi uturwanya ari we Satani, turi hamwe duhuje imbaraga nka famiye. Reka rero dusenge hanyuma turebe ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuri Imana ibana natwe kandi kuri Imana nziza. Reka rero ubane natwe muri byose, kandi ijambo wateguye ritugereho nk'uko wariteguye, utubonereze kuryakira rwose twejejwe, kandi buri wese Mwami Imana ishobora byose tega amatwi iri jambo, agira hava n'ahagera, kandi ukomeze kubaka imiryango no kwiteza imbere mu by'agakiza mu izina rya Yesu, amen. Mbanje gushimira Imana cyane ko ari Imana ibana natwe, ni Imana iturinda buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo uturinda buri munsi ibitero bya Satani, akomeza nyine burya Imana igenda iturinda mu nzira, burya Imana iturinda mu kazi, burya Imana irinda imiryango yacu. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitangaje, tuba dukwiye gushima Imana buri munsi. Dushima Imana rero ko tubonye aka kanya nanone nk'ibisanzwe. Muri iyi minsi ni gufashwa n'indirimbo ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Ni indirimbo yo mu gitabo, umuririmbyi yaririmbye avuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Ntago nibuka ari ya kangahe, ariko ni indirimbo nziza cyane irimo message iri kunyubaka muri iyi minsi. Kandebe ni 105. Harahavuga ngo si uko nari mwiza ku gitero cya gatatu habe namba, ngo ni ubuntu bwa Yesu yangiriye, ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Ni ukuri kubaho, guhumeka, kubona imiryango yacu irinzwe, igihugu kiri amahoro, kubona ujya mu kazi nk'abandi, waba utanagafite ukabaho, kuba twarabonye agakiza k'Imana ku buntu. Ni ubuntu bw'Imana butangaje. Nawe ubitekerezeho, utekereze uburyo ubaho, utekereze ingendo ukora, utekereze akazi ukora, utekereze uburyo abawe Imana ibitaho, urasanga ari ubuntu bw'Imana butangaje. Rero uyu munsi natinze kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana nyirizina, ritumye dufata uno mwanya ngo tuganire. Reka dusangire ijambo ry'Imana riboneka muri Mika igice cya 6 umurongo w'8. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Mu by'ukuri intego y'ijambo uyu munsi iravuga ngo ese nubwo uzi ko hari ibyo usaba Imana, wari uzi yuko nawe hari ibyo Imana igushakaho? Wari uzi ko hari ibyo Imana igusaba, ishaka ko ukora, igutegerejeho ibyo igusaba? Hari umuntu umwe yavuze ngo nukora ibyo Imana igusaba, ngo kora ibyo Imana igusaba, nayo izakora ibyo uyisaba. Kora ibyo usabwa, Imana nayo izakora ibyo uyisaba. Iri jambo rero rimaze iminsi riri kumfasha. Harimo ibintu bitatu by'ingenzi Uwiteka Imana yacu ishaka. Mu by'ukuri umuntu aba yumva Imana yamugirira neza, kumva Imana yaguhindurira amateka, Imana yaguha gutera imbere, niba nta kazi ukagira, niba nta bana ukabyara, mbese ikakugirira neza mu buryo bwose wumva wifuza. Ariko nubwo wumva hari ibyo ukeneye ku Mana, Imana buriya nayo hari ibintu igushakaho. Ni ibi rero tugiye kureba bitatu, tubiganireho gato ubundi dusenge. Uyu muhanuzi Mika ari muhanuzi batoya, Imana yamumekeyemo, iravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ikibazo. Ariko ahita anasubiza, aravuga ngo ikintu cya mbere Imana igushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, nayo ikintu cya mbere. Mu by'ukuri Imana idushakaho gukiranuka, ishaka ko turwana intambara nziza yo gukiranuka. Ibyo dukora, ibyo tuvuga, imitekerereze yacu, imigenzereze yacu, duharanire gukora ibyo gukiranuka. Yego ntago twaba intungane 100%, ariko byibuze tugire iryo shyaka, tugire uwo mutima wo gushaka uburyo bwose twanesha ikibi.
noneho nituramuka tunatsinzwe, kuko bibaho mu ntambara umuntu ararasa nawe akaraswa, twihutire kwaka Imana imbabazi, kuko Imana ntabwo icyo dushakaho cyane ari uko tuba intungane 100%, kuko nayo irabizi ko umuntu uri mu isi atabigeraho ngo abe intungane 100%. kuko na Dawidi Imana yemeraga, yavuze ngo afite umutima umeze nk'uko ishaka. Murabizi yuko yagiye atsindwa, agenda akora ibyaha bitandukanye, ariko Imana yamukundiraga iki? Yamukundiraga ko iyo atsinzwe ahita aca bugufi agasaba Imana imbabazi. Rero ikintu cya mbere Imana dushakaho tubonye ni gukora ibyo gukiranuka. Icya kabiri ni iki? Ni ugukunda kubabarira. Nicyo cya kabiri. Icya mbere ni gukora ibyo gukiranuka, icya kabiri ni ugukunda kubabarira. Mu by'ukuri usanga hari igihe usanga umuntu afite abantu benshi bamubabaje cyangwa bamuhemukiye, ariko ugasanga kugira ngo bababarire byabaye ikintu gikomeye. Mu by'ukuri tujye tuzirikana yuko Imana yacu yatubabariye ibyaha bikomeye cyane. Yaduhaye imbabazi kubw'ubuntu. Niba rero Imana yaratubabariye kandi ariyo data, natwe dukwiye kubabarira abatugirira nabi. Tugerageze nubwo bitoroshye, ariko Imana ishaka ko ikintu cya kabiri dukora ari ugukunda kubabarira. Icya gatatu, kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Iki nacyo ni ikintu kigora abantu benshi. Mu by'ukuri guca bugufi ni ikintu kigora abantu benshi kandi kitagoye. Niba Imana yarakugiriye neza, ukaba hari abantu uyobora, ukaba hari abantu ufite mu nshingano, cyangwa se niyo wenda waba uri umuntu udafite ibyo mvuze haruguru, ariko mu buzima turimo Imana ishaka yuko ubaho ubuzima buca bugufi, kandi ukagendana nayo uca bugufi. Yavuga kora iki ngiki, ugaca bugufi ukacyumva ukagikora. Imana ishaka ko tugendana nayo twicishije bugufi. Mu by'ukuri ugendanye n'Imana udaca bugufi ntabwo byakunda. Dufashe akagero gato, Gideyoni turamuzi wo kwa Yowasi. Imana yashatse ko arwana urugamba agakiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, ariko uburyo yarwanya urugamba byasabye yuko aca bugufi. Mu by'ukuri kujya kurwana urugamba ugiye kurwana n'abantu bazanye wenda ikiragiye, wenda bashobora kuba barakoreshaga amafarashi, bagakoresha imiheto n'ibiki. Abantu bafite intwaro zikomeye, bafite intwaro, bikwijeho intwaro kandi ni n'abantu benshi cyane, ni ingabo nyinshi. We Imana ikakubwira icya mbere ngo uzigabanye cyane, ujyane nka kimwe cya mirongo ingahe, hanyuma nurangiza n'intwaro ukoresha ibibindi n'imuri n'amakondera. Byasaba ko Gideyoni aca bugufi akumvira Imana kandi akayizera. Rero ikintu cya gatatu Imana dushakaho ni uko tugendana nayo twicishije bugufi. Nakunze Yosefu, Daniyeli, n'abagabo nka batatu. Umwami yarabahamagara akavuga ati bambwiye ko mushoboye ibi, mushoboye gusobanura inzozi n'iki. Bagahita bavuga ati ntago ari twe, ni Imana yo mu ijuru niyo iri bubwire umwami amagambo y'amahoro. Rero Imana ishaka ko duca bugufi. Niba uri umuhanuzi, niba uri umuntu ukora ibintu bitandukanye ukabona urabishoboye, ukamenya ko icyubahiro ari icy'Imana, ukamenya ko ari igushoboje. Niba uri umuhanzi, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukabona uri kumenyekana, ukabona uri gusenga, uri gukora imirimo Imana ikugukoresha, ukabona ibitangaza biri gukoreka, menya yuko ibyo nubwo uri kubikora abantu bagakira, atari wowe uri gukiza. Hari umunsi umwe Petero na Yohana bakoze igitangaza mu byakozwe n'intumwa, abantu barabatumbira, barabareba, baratangara cyane, barabatangarira. Petero aravuga ati ese kumbona mwadutangariye nk'ari twe tubikoze? Reka ibi ngibi ni wa Yesu umwe mwihakanye, mwateye amabuye, umwe mwishe, umwe mwabambye. Ati niwe ukoze ibi, niwe udukoresheje ibi, twebwe turi abantu nk'amwe. Imana ishaka icyo kintu, ishaka ko tugendana nayo twicishije bugufi. Imana rero duhana umugisha. Byari ibintu bitatu numva ngashaka ko dusangira, biboneka hano muri Mika 6:8. Icya mbere Imana dushakaho dusubiyemo twihuse, no gukora ibyo gukiranuka. Icyo cya mbere. Icya kabiri ukunda kubabarira. Icya gatatu kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ibyo nibyo bintu bitatu Imana igushakaho ukiri mu isi. Kandi nubikora ukabigerageza, Imana izaguha umugisha. Imana rero ibane natwe kandi ikomeze kudushoboza. Nureba n'abantu bagiye bakorera Imana bakora ibintu bikomeye,
mu hahise hacu uzasanga baragiraga izi ndangagaciro: gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Abo ba Yozefu, abo ba Dawidi twari tuvuga, ba Gideyoni n'abandi batandukanye. Hari n'abo tuzi mu buzima busanzwe tuzi natwe ubu ngubu b'abakozi b'Imana. Imana igenda ikoresha iby'ubutwari kubera ko ushobora ubasangana izi ndangagaciro eshatu tubonye. Rero dusenge, tugerageze, hanyuma Imana nayo izakora na natwe iby'ubutwari. Imana iduhane umugisha. Amen. Reka dusenge rero, dusabe Imana ibane natwe, idushoboze rwose, kuko ibi bintu uko ari bitatu ni ibintu umuntu uri mu mubiri bitapfa korohera, ariko Imana n'umwuka wayo yatwoherereje turi kumwe nayo na Kristo birashoboka cyane kandi biroroshye. Reka dusenge Imana igufashe nanjye mfashe, dushyire mu bikorwa iby'Imana dusaba, nayo izakora ibyo dusaba. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje, reka ubane natwe kandi dushoboze gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira no kugendana nawe twicishije bugufi. Mwene data cyangwa mushiki wacu udukurikiye, Mwuka Wera reka mushoboze kandi ahaze kwifuza kwe kose. Ndabizi neza ko niyumva iri jambo ryawe agakora ibyo rivuga, azasohorezwa rya jambo ryo muri Zaburi ya mbere bavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, yicaye n'abakobanyi, ahubwo ngo amategeko y'Uwiteka akaba aribwira ku manywa na nijoro. Ngo bazahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyere imbuto zacyo ibihe byacyo. Hari aho avuga ngo Dawidi avuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nidukora ibi bintu Imana iri kudusaba, tukibwira amategeko yayo, ibyo tuzakora byose bizatubera byiza kandi imigisha izatwomaho. Komeza kubana natwe muri byose rero, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.